Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro y'Imana kwijwi aho mutari kutureba ni RY'UMUKANGUZI Niyomugabo ariko imbere yacu dufite bene data bashiki bacu abaramyi by'umwihariko uyu ni umwanya w'amasengesho ni umwanya wo kuramya ijambo ry'Imana ryaravuze ngo uririmbye abasenze kabiri. Dushimiye mwebwe mwese mubana natwe ku Mukanguzi TV mufatikanya natwe kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gusenga n'umwanya w'ijambo ry'Imana kuri buri kimwe. Imana nyiramahoro se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyirurukundo kandi Imana ishobora byose ibaha umugisha. Turi kumwe na bene data bashiki bacu muri kubabona harimo uwo mubonye bwa mbere no bwa mbere ariko ntago dushidikanya ko atari ubwa nyuma. Ariko reka duhere hirya babanze batwibwire. Hari n'igihe ushobora kuba ukurikiranya amateraniro cyangwa uyu mwanya ari ubwa mbere ugeze ku Mukanguzi TV. Reka duhere hirya bashiki bacu batwibwire, nibamara kutwibwira dusenge tubaha umwanya wo kuramya Imana. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Nitwa Niyonziza Lydia, ndi umumama w'abana 4. Imana iduhana umugisha, ndi umuramyi kandi Imana imuha umugisha. Lydia tumuhaye ikaze, ni umubyeyi. Imana imuha umugisha. Twakiriye na mugenzi we Irankunda Emerance, nuko bisanzwe ndi umuramyi. Imana iduhana umugisha. Imana imuha umugisha. By'umwihariko ni mukuru wa Lydia, n'abavandimwe n'abavukanyi, ariko kandi dufite n'umucuranzi kuri gitari. Ni umuramyi, ni umuririmbyi, ariko noneho mu buryo bw'amajwi y'ibyuma birenga. Reka nawe tumuhe ikaze atwibwire abasuhuze hanyuma nawe tumwakire. Yesu ashimwe. Ndashuhuje, nitwa Nyirantawuyirusha Marita, ndi umumama. Yesu aduhana umugisha. Imana ibaha umugisha. Marita tumuhaye ikaze n'abashiki bacu, kandi nawe ukurikiye Umukanguzi TV tuguhaye ikaze aho uri. Niba ubabaye Imana ikubera ihumure, wowe urwaye Imana ni umukiza w'abarwayi, kandi aho uri hose Uwiteka kubera amaboko. Birashoboka ko Imana yanyuranye ibihe uko ubibona none ntaba ari kubibona ejo, gusa icyo tukwifurije ni ukuzumva ijwi ry'impanda mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Reka senge, nimara gusenga tubaha umwanya baramya Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana isumba byose, Imana idakiranirwa, se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Ukinguye amarembo kandi nanone kubw'umugisha tukugiriyeho. Uduhaye umwanya ngo tukuramye. Uhaye Marita umwanya ngo akore kunanga, narangiza ashima izina rya Kristo risumba yandi mazina. Uhaye Emerance na Lydia, ubahaye umwanya ngo bakore mu mwijwi wabahaye, nibarangiza baguhimbaze. Reka uyu mwanya bitavuga Imana byose bituze kugira ngo abaramyi bahamye ko ari bo b'Imana. Reka ibitari muri gahunda y'Imana byose biceceke kugira ngo uyu mwanya gahunda yawe abe ari wo wiyobora. Ndagushimiye. Mu ndirimbo habamo gukira, wigeze wabwira Yehoshafati ngo rekeraho gutera iby'amagare y'intambara n'intwaro bireke, uramubwira ngo ushaka abaramyi bazi guhimbaza bajya imbere, nanjye ndigira muri operasiyo ngwane n'umwami wa Ashuri. Elisa yigeze yabura uko ahanura, atuma ku baririmbyi barabanza bararirimba. Uyu mwanya dukanguye ibyumviro n'impano zari zarasinziriye kubw'uyu mwanya w'abaramyi. Buri muntu wese umutwara umuve ku mugongo. Uyu ni wo muri mutazarangira. Kubwiriza, gusenga ubutayu no kujya mu nsengero bizashira. Tubane n'Imana mu rurembo. Icyo tuzakora ni ukuririmba. Muririmbyi yaravuze ngo tuzavuga ko ari Imana ikiranuka, tuzaba tuvuga iby'agakiza kawe. None ubwo tuzabivugira mu ijuru, reka tubihere none. Na Lydia ndetse na Marita ubaha umugisha. Ubaha umugisha kandi uha umugisha uyu muntu ugiye kumva izi ndirimbo. Zigira umumaro ntizigarukire hafi aha, zigira umumaro ugera no ku bugingo ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo Yesu, amen. Tubahaye ikaze mwese aho muri. Niba byagukundira ugatanga link, ugaha umuntu, ugasharinga umuntu, nawe agakurikirana uyu mwanya w'amateraniro. Uhoraho umwami w'amahoro abaho umugisha. Tubahaye ikaze mu mwanya wo kuramya Imana. Nya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye. Nya Yesu nze nkwegere,
nkwegere kuko niriwe muri iyi si ndetse no mu gihe cy'intambara ntabwo mwami ujya umpa amahoro umakanya Yesu nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe umakanya Yesu nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe kuko wanyikorereye ibyaha numva nshaka kukubwira byose kuko mwami nizeye kunyumva umakanya Yesu nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe umakanya Yesu nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe umakanya Yesu nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi icyo nkeneye nukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe imbere Mana isumba byose genda umunyantege nke muri iyi siko ndi umwimukira ntagufite nagera he unjya imbere ingabinkingira Yesu mbere ingabinkingira unjya imbere
bicu mu nzira igana mu ijuru mbere impamba iby'intunga mu nzira Yesu ashimwe bene data dufatanye kuramya Imana n'indirimbo ya 41 mu gushimisha Imana murakoze n'ikaze nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose hafi mukiza wanjye mwiza singitinye intambara mbi zose wowe umpagarikiye sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka singitinye intambara mbi zose wowe umpagarikiye sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka ndashaka yuko twibanira ningeragezwa n'isi numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkumveho ababisha baranyegereye
ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere nyamara nkwisunze Kristo undinde ibicumuro. Mukiza ijwi ryawe numvise rindutirayo yose, unyongorere mu mutima ngo ntumvirayo mushya, horungiriza ibyo kuninyura kandi uhoruntegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera, horungiriza ibyo kuntinyura kandi uhoruntegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera, mukiza wasezeranije abagukurikira yukuza bageza mw'ijuru bahoraneyo nawe, kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashisha ubuntu nibambe we databuja wera, kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashisha ubuntu nibambe we databuja wera. Ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine nizonjya niringira, ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri maze uzanyakire mw'ijuru mukunzi wanyishije, ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri maze uzanyakire mw'ijuru mukunzi wanyishije, maze uzanyakire mw'ijuru mukunzi wanyishije, maze uzanyakire mw'ijuru mukunzi wanyishije, maze uzanyakire mw'ijuru
ijuru mukunzi wanyijije